umwami Yesu abamera imigisha aho muri hose. Nitwa Mukandenguru Laurence, nsengera ku itorero rya ADEPR Gatenga, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Ngarutse rero kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Munsi tugiye kuvuga ijambo rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 15 tugeze ku wa 17. Ariko turabanza dusenga Imana kugira ngo Imana ijye idufasha. Ibi tuba tugiye kuvuga ntabwo ari ibyacu, ahubwo ni ijambo ry'Uwiteka ryahumetswe n'Imana. Ubwo rero twebwe kugira ngo turivuge bigende neza, ridufashe, rihindure ubuzima, rihindure n'ubugingo bushya. Kuba bushya ni uko tugomba kubanza tukiragiza Imana kugira ngo iri jambo niritugeraho ribe rifite imbaraga z'Imana ziriherekeje. Mana, turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, dushaka bibe mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Icyubahiro cyawe kimanuke Mwami, utegeke byose bikumvire Yesu. Duciye bugufi rero, ubanze utweze, udukureho umugayo wose w'ibyaha. Amaraso ya Yesu Kristo amwe avuga ibyiza kurusha ya Abeli atuboneke mu Mwami Imana yacu. Rero tugiye kumva ijambo ryawe, reka umwuka wera w'Imana arusheho kubana natwe, dusobanurire Mwami kandi utumenyeshe iby'umwuka abwira amatorero. Reka rero ijambo ryawe Mwami riherekereje imbaraga no gukora no gukomera kwawe, kugira ngo imitima ya benshi igubwe neza kandi ubuzima n'ubugingo bihindurwe n'ijambo ryawe Mwami Yesu, bihindurirwe kuzakubona. Urakoze rero kubyumvise kandi kugiye kubikorera kwiyubahisha mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, urakoze. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yakobo ibice 5 kuva ku murongo wa 15 tugeze ku wa 17. Haravuga ngo umurongo wa 15 haravuga ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni ryiza, rijya rinezeza imitima yacu. Ariko nyuma yo kunezeza imitima yacu, ijambo ry'Imana rijya rihindura. Ijambo ry'Imana rijya rikora mu buryo butandukanye, rifite imbaraga, rifite ubushobozi, rifite ubutware buturuka mu ijuru. Hanyuma rero ahangaha umurongo wa 15 uravuga ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Ni ukuvuga ngo rero isengesho ryose urisenze ukarisengera mu kwizera, kumva imbaraga z'Imana zikorera muri iryo sengesho, zibasha gukiza umurwayi urwaye mu buzima busanzwe, urwaye mu mubiri, ngo umwami Imana akamuhagurutsa, uwari uryamye, uwari urembye, uwari umeze nabi, agahagurutswa n'isengesho ryasenganywe umwete no kwizera. Ngo kandi naho yaba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Umurongo wa 16 akavuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Kuvuga ngo nta muntu wasenga atabanje kwatura ibyaha, atabanje kwihana ibyaha ngo Imana imwumve, kuko muri twebwe harimo umwuka w'Imana, hakabamo n'umwuka w'umuntu, hakabamo umwuka w'umuntu nyine uyu nguyu duhumeka w'ubucantege.
ariko hakabamo n'umwuka ukora ibyaha. Ubwo rero kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo umucyo ubana n'umwijima. Ni ukuvuga ngo rero hagomba kubaho kimwe kikabererekera ikindi, cyangwa se kigakinguruka ikindi kugira ngo gitangaze nacyo umucyo wacyo. Rero umucyo, umwuka w'Imana utwemeza neza yuko tugomba kubanza tukiyeza kugira ngo ubwami bw'Imana bubone aho bukorera muri twebwe, kugira ngo umwami Imana cyangwa se umwana w'Imana abone aho arambika umusaya muri twebwe. Nuko rero aravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Mbese tuvuge, twitandukanye, dusange abakozi b'Imana batuyobora mu matorero atandukanye dusengeramo, bariya babiherewe ububasha, bariya basengewe, bariya bafashe inshingano zo guhagararira Kristo mu itorero, tubasange, tubaturire ibyaha byacu. Nituba turwaye tutabasha kuva mu buriri, dutumire abo bakozi b'Imana baze badusengere, tubaturire, hanyuma ngo isengesho ryose rizaba ryasengewe uwo muntu, kandi risengewe mu gukiranuka, risengewe mu kwizera, rizamukiza ndetse ngo rinamuhagurutse, ndetse n'ibyaha bye azaba abibabariwe. Hanyuma umurongo wa 17 niwo nshaka ko tuvugaho cyane. Aravuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Uyu mugabo witwa Eliya ni umugabo Imana yahamagaye, imukoresha ibintu by'ubutwari bikomeye cyane byo gusenyera Bayali, ariko muri we hari harimo imbaraga zitegeka ikirere, zitegeka ijuru. Hari harimo urufunguzo rufunga rukanafungura imigisha. Harimo urufunguzo rufunga, harimo itegeko ry'Uwiteka ritegeka, harimo kwizera gukomeye, harimo kubaha Imana, harimo gusenga mu buryo butandukanye. Yari afite imbaraga z'Imana ishobora byose, kuko yari yarahamagawe n'Imana kugira ngo aze asenye ibicaniro bya Bayali, hamenyekane Imana nyamana. Uyu rero uyu nguyu Eliya nako ntaho Bibiliya itubwira ko azwi mu bisekuru by'Abisiraheli, cyangwa se mu miryango 12 y'Abisiraheli, kuko ngo uyu nguyu ngo yari umusuhuke w'Itishibu. Sinzi ukuntu babivuga neza, ariko yari umusuhuke, niko Bibiliya itubwira. Hanyuma rero ngo umunsi umwe arasenga cyane. Bibiliya itubwiye ko ngo yasabye cyane, ngo yasabye cyane, ngo arasaba cyane, numva habayeho gusaba cyane, aratitiza. Nuko Elisa uyu nguyu rero Imana imukoresha iby'ubutwari kugira ngo hamenyekane Imana nyamana, hazamenyekane Imana nyamana. Iki gihugu Eliya yari arimo cyari kirimo ibigirwamana byinshi. Hari harimo ibigirwamana bya Shera, hari harimo ibigirwamana bya Bayali. Uyu nguyu iki ngiki ngo cyari ikigirwamana cy'inkuba. Hari imana zitandukanye, hari izitanga urubyaro, hari izitanga uburumbuke, hari ibigirwamana bitandukanye. Ibyo nibyo abantu basengaga. Kandi n'umwami w'icyo gihugu witwaga Ahabu nawe yari yarabishyize imbere, yarabyimitse, kuko yari afite umugore witwaga Yezebeli. Uyu Yezebeli rero yakoreshaga ibigirwamana cyane, yari afite n'umwuka urwanya Imana, ukarwanya n'abakozi b'Imana ku rwego rurenze. Nuko Elisa arareba asanga muri icyo gihugu, Eliya arareba asanga muri icyo gihugu bimuye igicaniro cy'Uwiteka,
mbese nta gusenga nta kubaha Imana byari bikirimo. Hanyuma njye ntekereza ko yarebye aravuga ati uwashaka ikintu cyamenyekanisha imirimo y'Imana, kuko ibigirwamana barabyizera, Imana yabagirira impuhwe yakora ikintu aho kugira ngo bamenye ko ari Imana igikoze bakacyitirira ibigirwamana byabo. Ababyeyi barabyara aho gushimira Imana bakajya gutambira ibitambo ibigirwamana bitanga urubyaro. Imvura iragwa bakagira ngo ni ibisanzwe, ariko ntibamenye yuko umuremyi w'ijuru n'isi ari ufite imvura, ari ufite ikirere, ari ufite igicu cy'imvura, ari ufite imigisha. Nuko ngo arasaba cyane ngo imvura itagwa, arabisaba. Amajije kubisaba ngo Imana iramubwira ngo nagende ku kagezi kitwa Kireti yicareyo ngo agumeyo. Aho niho Imana ngo yamubwiye ngo agende ategererezeyo. Aho atungwa n'amazi yo muri ako kagezi, ubundi igikona kikajya kiza kikamugaburira. Hanyuma kuko hari igihe cy'amapfa nyine, urumva yari yarasabye ko imvura itagwa, n'ako kagezi kitwa Kireti kamajije gusa naho kagiye gukama, Imana iramubwira ngo niyongere agende, aragenda ava aho ngaho. Imana imutegeka kujya ahandi hantu, asangayo umupfakazi. Ngo nuko akimubona aramubwira ati wamfunguriye, wampaye ku gatsima. Ariko ntekereza ko yaragize iyerekwa, abona ko uwo mubyeyi afite ikibazo cy'inzara. Nuko Imana yari yavuze ati genda wowe nugerayo urasangayo umupfakazi, uwo nguwo niwo uzagutunga mu gihe gisa nk'iki. Naho akoraho ikindi gitangaza, aramubwira ati wampaye ku gatsima. Umubyeyi rero aramubwira ati nta rwose umujakazi wawe nta mutsima mfite, umusigaranye agafu gake n'utuvuta duke n'udukwi duke. Ati mbese nsigaranye ko ndi busonge nkakarya n'umwana wanjye, ubundi ahasigaye tukipfira. Urebye twari two twanyuma, kuko n'utwo tuvuta yaravuze ngo ni uturangarizwa afite. Noneho aragenda aramubwira ati nta kibazo ku gatsima, agenda ukansongera ngewe nkarya. Niho igitangaza cyari kigiye gukorekera rero. Umubyeyi aragenda agiye gusuka, arasonga umutsima, asonga ku gafu, ibintu byose bihita byuzura ifu. Twa tuvuta turangurijemo. Urumva yaramubwira ati genda utire, ndetse unatire n'ibindi byinshi mu baturanyi, ibibindi byose. Nuko Imana rero ikora igitangaza, aramubwira ati rero utwo tuntu dukeya ufite ntabwo mu gusenga si uko bimera. Mu gusenga Imana ihera ku cyo ufite ikagitubura. Genda ku gafu gasonge, harahita haboneka ifu izagutunga n'umwana wawe, ndetse nanjye ikantunga. Noneho iyo fu ugaya izagutunga, gutungane n'abana n'umwana wawe, nanjye wa gatatu wiyongereyeho. Uyu mumama nta nubwo yigeze ntabwo yigeze amubaza tuturutse hehe, uri muntu ki, ahubwo yahise yumva, agira kwizera, ahita agenda asonga ka gatsima. Koko bimubera nk'uko Eliya yabimubwiye. Abaho ngaho ngo imyaka 3 ishize, ko Bibiliya itubwira ngo Imana irongera iramubwira ngo nasubire hahandi yahagarikiye imvura. Iramubwira ngo nagende ajyane urufunguzo rufungura ijoro, rufungura imvura, kuko abaturage ngo bamerewe nabi. Bibiliya hari aho itubwira yuko ngo bari bameze nabi kugeza ubwo bari bamajije no kuryana. Noneho aragenda asubirayo, ageze mu nzira ahura n'umugabo witwa Obadiya. Aramubwira ati genda ubwire shobuja umwami Ahabu, umubwire ko nagarutse. Aramubwira ati wa mugabo, ni wowe bamaze iminsi bashaka, ni wowe Eliya washatswe, urashakishwa muri iki gihugu kuko wateje akaga igihugu cyose, ni wowe. Ndati ni ngewe, genda ubwire shobuja ko nagarutse mu gihugu. Nuko
aramubwira ati reka reka ntushuke se ndamutse ngiye umwuka akakujyana akajya kuguhisha umwami ntiyanyica kuko mubeshye mukinishije ko mbizi neza n'ubundi uri mu bashakishwa. Ngo mu gihe bakivuga gutyo barimo bagenda ahita ahura n'umwami Ahabu. Ahabu amubonye Eliya aramwibwira. Ahabu amubonye aramubwira ati ni wowe wateje akaga kameze gutya, uteza amapfa, uteza inzara imeze gutya. Eliya aramubwira ati ntabwo ari njye wateje akaga, ahubwo ni wowe Ahabu n'abantu bawe badasenga Imana nyamana n'ab'inzu yawe, kuko mwimuye Imana nyamana mukimika ibigirwamana, ni mwebwe muteje akaga kameze gutya. Atariko genda untumirire abahanuzi bose ba Bayali, untumirize n'abasheri, untumirize babarozi bose, babakonikoni bose, babandi bikoresha bose ubazane, hanyuma utumire n'Abisiraheli bose baze duhurire ku musozi Karumeli dusenge, hanyuma tuzarebe Imana nyamana. Uwo munsi hazamenyekana Imana nyamana iyo ari yo. Aha baramwumvira, aragenda atumira Abisiraheli bose. Arangije kuzana Abisiraheli atumira n'abahanuzi ba Bayali, ngo muri uwo musozi abahanuzi ba Bayali bonyine ngo bari 850. Noneho Eliya arababwira ati noneho rero ubu tugiye gusenga, murahamagara imana zanyu nanjye mpamagara Imana yanjye. Ubwo noneho iri busubirisha umuriro niyo ari bube ari Imana nyamana. Nuko ngo arababwira ati noneho mwebwe nimubanze muhamagare Imana yanyu, muhamagare imana zanyu. Ngo abahanuzi ba Bayali barikebagura, barasenga, bahamagara Bayali, kuko Bayali ngo ariyo yari inkuba bumvaga ari iri bukubite rimwe kwa rimwe imvura igahita imanuka ikagwa. Ariko ngo barahamagara barikebagura ngo ribarengeraho. Imana ishimwe. Ngo ribarengeraho bigejeje mu masaa 9, ariko mbere yaho Eliya ngo akajya abashungera akababaza ati nimwongere rwose, ati muhamagare wenda Imana yanyu yasinziriye. Geze aho arababwira tubanza yatembereye, bakongera bagashyidika, bagahamagara ibigirwamana, bakora bwose bushoboka, birananirana. Imana zabo ziranga ziba ibigirwamana. Nubwo bidutera ubwoba, nubwo hari ababyizeye bakajya basa naho bakora ibintu bisa n'ibimenyetso nk'ibi, bisa n'ibitangaza, ariko biriya ni ibigirwamana bakoresha, ni ibigirwamana byabo y'Imana yafunze. Biriya bigirwamana ntabwo bijya bibasha kugira icyo bikora. Ubwo rero ngo bigejeje mu masaa 9, ariko ubwo ngubwo Eliya we yari arimo asenga. Icyo yakoze yahise afunga cya kirere barikoreramo, aragifunga, hanyuma arimo asenga, akora umurimo wo kwatura, akora umurimo wo kwiyegereza ibimufasha mu gusenga. Hanyuma noneho ngo ngo asana igicaniro cy'Uwiteka. Muri iki gihugu igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Icyo yakoze rero cya mbere cyashimishije Imana, bigatuma Imana imusubiza, bigatuma Imana yigaragaza. Yahise asana igicaniro cy'Uwiteka, icyo cyari cyarazimye. Ngo aragisana, aracyubaka, amaze kucyubaka ngo aragisana, agishyiraho inkwi, agishyiraho ibitambo, arakora nyine aracyubaka. Ngo arangije ngo basukamo amazi menshi, kugira ngo bataza kuvuga yuko wenda inkwi zari zumye cyane, cyangwa n'umuriro waje muri izo nkwi, muri icyo gicaniro hari ukuntu yaba yabajijishije, wenda agashyiramo nk'umuriro hanyuma ukaza kwihembera. Reka basutsemo amazi, barongera basukamo amazi. Aya mazi rero ngewe hari ubusobanuro bumwe numvise twaganiraho. Igicaniro cyari amasengesho, kugira ibihe by'amasengesho. Hanyuma
amazi byari ukwezwa nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo kandi umuntu naho yaba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. ubwo rero ngo ashyiraho n'igitambo, iki gitambo rero ni abantu bitangira umurimo w'Imana. Uko byagenda kose mu murimo w'Imana hagomba kubonekamo abantu bawitangira, mu ivugabutumwa hakaboneka abaryitangira, mu nyubako z'umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, mu nsengero cyangwa mu matorero aho dusengera hirya no hino. Birya tujya tubona hari ababa babyitangiye n'ibyo bitambo, ariko noneho anatanga n'igitambo cy'umubiri we. uwo munsi hari habayeho kwiyiriza ubusa, atanga igitambo cy'umubiri we. Eliya n'abo b'Isiraheli bakeya bari aho ngaho, ngo nuko arangije arapfukama arasenga. Nta nubwo yavuze byinshi, kuko we igihe bo bari barimo bahamagara za Bayali zabo, za Shera n'ibiki byose, we yari ari mu bihe byo gusenga, byo kubaka igicaniro, byo kongera kugira ubusabane n'Imana, kongera gukurura ibihe byiza muri we, kongera kwiyeza no kwitunganya. Yari ageze igihe noneho cyo gusaba akumvwa. Donc yasenze mu gihe cyacyo, yasenze mu gihe mu isaha yari igeze yo kumvwa, kuko ubwe yari yarangije kwiyambura uwo ari we, arabyiyambura. Ubwiza bw'Imana bumurabagiranaho, bumuhumuraho, Imana iruruka ikorera muri we. Kandi kuko yashakaga ko Imana nyamana ari imenyekana, byaramenyekanye. Nawe yaravugaga ati ntaba ari njyewe uri aha hantu, urabona ko ngoswe Mana, nta kindi, uri Imana yabanye nanjye, yantunze mu gihe runaka, yabanye nanjye, yandwanira intambara zinizi, wankoresheje ibitangaza ibi n'ibi. Aramubwira ati noneho Mana yo mu ijuru, ni wowe nshaka kugaragara, dore bari barakwimuye, uyu munsi aba ari wowe ugaragara. Ni ukuvuga ngo Eliya wa wundi we nkawe yari yahindutse uko Imana ishaka. Hanyuma ngo arasenga, Eliya arasenga. Uririmbyi we yararirimbye ngo Eliya mugaragu w'Imana, ngo arapfukama arasenga, ngo umuriro uramanuka utwika cya gicaniro. Haleluya! Ngo abari aho bose bahita bikubita hasi bubamye, ngo barubarara, baravuga ngo Uwiteka ni w'Imana, Uwiteka ni w'Imana. Imana ishimwe. Imana izagera ubwayo igaragara. Rero izi zari imbaraga z'amasengesho za Eliya. Yari yarasenganye umwete, yari yasenganye kwizera, asenga nta byaha biri muri we, asenga yitandukanyije n'ikibi, asenga yitandukanyije n'umubiri, yongera kubaka ubwami bw'Imana muri Isiraheli. Noneho ngo ahita ava aho ngaho, Bibiliya uko itubwira ngo yahise ava aho ngaho, ngo aragenda, ngo akomeza, atagenda ngo ajya gusenga, ngo ajya ahantu arongera arasenga, akajya abwira Gehazi umugaragu, ngo genda ngo ugere ku kagezi, ngo urebe hafi, ngo ugende ku nyanja, ngo ndebere ko nta gicu giturukayo. Ariko nyine ba bahanuzi ba Bayali bose bahise bagwa kuri uwo musozi Karumeli. Noneho aragenda ajya gusenga. Bibiliya iratubwira ngo yasenze yubitse umutwe mu maguru, mbese ategereza igisubizo cya ya mvura. Nubwo yarakoze icyo gitangaza cyo gutwika ibicaniro bya Bayali n'abakozi ba Bayali, urufunguzo rw'imvura ijuru ryari ritari ryafunguka, yari atarafungura neza iryo joro ngo imvura igwe. Noneho arangije ngo aragenda ajya gusenga, yubika umutwe mu maguru, ategereza igisubizo kiva ku Uwiteka. Arakomeza, yakubura umutwe gato,
akabwira Gehazi ati subira ku nyanja urebe mu kirere niba nta gacu. Gehazi aragenda inshuro ya mbere, aragaruka ati reka da. Inshuro ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ngo iya karindwi ngo amushubijeyo, ngo nibwo yaje ngo amubwira ngo mbonye agacu ngo kangana n'ikiganza cy'umuntu, ngo kava hehe, ngo kavuye mu nyanja. Haleluya! Hari agacu, we yari akabonye nk'agacu ngo kameze nk'ikiganza cy'umuntu, ariko Eliya we ahita yumva ko urufunguzo rufunguye imvura. Nuko arangije aramubwira ngo ihute ugende, umwami Ahabu ngo afate igare rye ngo yihute asubire i Samariya, ngo imvura itamubuza kugerayo. Ngo ariko ako kanya Eliya nawe ngo ahita acebura, ahita agenda ngo asiga amagare n'amafarashi by'umwami Ahabu, ngo amutanga kugera ku marembo y'i Samariya. Noneho ngo akihagera rero, imvura ubwo yahise nyine ifunguka, ijuru ryahise rifungura, imvura iragwa nyinshi cyane, kuko ngo yari amaze kumubwira ngo mbonye imvura ngo wihute kugera i Samariya, ngo kuko hagiye kugwa imvura y'impanguka. Hari hagiye kugwa imvura nyinshi igiye gutosa ubutaka bugapenetra kugeza ubwo ubutaka bumeza neza, imyaka abantu bakagubwa neza. Hanyuma ngo Ahabu aragenda abwira umugore we Yezebeli, amubwira ibintu Eliya yakoreye ku musozi Karumeli, ko ngo yishe abahanuzi bose ba 850. Uyu mugabo ntabwo yatanze raporo neza, yababajwe nuko abahanuzi b'ibigirwamana be bose bapfuye. Avuga icyo Eliya yakoze ku musozi Karumeli, ariko ntiyavuga ko ari nawe wagize ute, ntiyavuga ko ari nawe ufunguye ijuru, ko ari ufunguye ikirere ngo kigushe imvura, ahubwo atanga raporo y'uko ngo yishe ngo abahanuzi ba Bayali. Yezebeli arangije aramubwira ati wowe Eliya, ndakurahiye ejo nk'iki gihe nintahwanya ubugingo bwawe nk'ubwabariya imana zizabimpora. We yari azi ko za mana ze zigikora, ntamenye yuko za mana ze zashyanye n'ababikoreraga. Imana ze ntizari zigikora, zari zahiye, zari zarangije guteshwa agaciro. Imana yigaragaje, ubwo ni ukuvuga ngo hejuru y'ibyo bigirwamana byose nta yindi mana, nta kindi kigirwamana cyari kiriho usibye Imana nyamana, nk'uko byari bimaze kugaragara ariyo igushije imvura. Imbaraga rero z'amasengesho icyo zakoze kuri uwo munsi, ntitwavuga ngo nyuma yo kubwirwa n'umugore Yezebeli amagambo ateye ubwoba gutya, nabyo ni ikindi cyigisho tuzahasoma, twumva ukuntu yirukansa agahunga iryo jwi rya Yezebeli, akirukanka akavuga ati abahanuzi bose bashize, ni njyewe usigaye njyenyine, none Yezebeli ngo ejo azanyica. Umugabo arahunga yirukanse, ariko mu by'ukuri Imana yari yamukoresheje iby'ubutwari bukomeye cyane. Niba yaragize kwizera gufunga ijuru, akongera akagira kwizera gufungura ijuru, ubundi yagombaga no kwizera yuko Imana igomba kumukiza mu maboko ya Yezebeli. Imana rero ishimwe cyane. Hari irindi jambo ryo mu Ngoma, igitabo cya mbere cy'Ingoma, wumve uko gusenga, iyo usenganye umwete, gusenga kwejejwe kugira umumaro cyane. Gusenga wejejwe bigira umumaro mwinshi. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma ni ibice 7, umurongo wa 13 tugeze ku wa 14. Haravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzigengo zone igihugu, cyangwa ninohereza umugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire ibicumuro byabo, mbakirize igihugu. Imana yacu ishimwe. Urumva rero yuko
gusenga kujya kugira umumaro cyane iyo usenze nta mutima ugucira urubanza ufite, iyo usenze wabanje kwiyeza, wabanje guhindukira ukareka ingeso zawe mbi, ukareka ibyaha, wamaje yewe warangije kwatura, warangije guhinduka rwose icyaremwe gishya, ngo Imana nayo izumva, ngo ndetse nubwo yaba yarategetse mu giga ngo ize mu bantu, nubwo yaba yarahagurukije inzige ngo zize zone igihugu, ubukene bugatera, imyaka ikaribwa n'inzige, nubwo yaba ngo yarafunze ijuru imvura ntigwe, ngo ibyo ngibyo abantu b'Imana nibabibona bagahindukirira Uwiteka, bakihana, bakagarukira Imana, bakareka ingeso zabo mbi, ngo Imana izabumva ibakize, cyangwa se izatwumva idukize, idukirize n'igihugu. Buriya akaga kose igihugu cyabona cyangwa cyagira, ni ukuvuga ngo hari abantu twuzuye igihugu, twuzuye isi, ariko ntabwo tuzi gusenga guhindura imitekerereze y'Imana, cyangwa se guhindura imyanzuro Imana yari yafatiye igihugu. Ni ukuvuga ngo rero ibyo duhura nabyo birashoboka ko tubasha gusenga bigahinduka, igihugu cyacu kikaba amahoro, imiryango yacu ikaba amahoro, natwe ubwacu tukaba amahoro. Birashoboka cyane, ahubwo icyo dusabwa ngo ni uguhindukira, tugasengana umwete, tukiyeza, tugahindukirira Uwiteka, hanyuma noneho ngo icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa mu izina rya Yesu. Rero niyo mpamvu nashakaga yuko rwose uyu munsi twasaba Imana kugira ngo iduhe gusenga guhindura ibintu, gusenga gufite kwizera, gusenga gufite autorité, gusenga gufite ububasha n'ubushobozi bituruka muri Kristo Yesu, cyangwa se mu mbaraga z'Imana. Imana rero ibampera umugisha, reka dusenga Imana. Iri jambo rikomeze kugufasha muri hose, kandi umwuka arusheho kuryagura cyane muri wowe, kuko uku gusenga kujya kugira umumaro mwinshi, kukabanza wowe ubwawe kukakugirira umumaro, kukagukiza n'uburwayi, ukabasha gukiza mugenzi wawe, hanyuma byarangira ugakiza n'igihugu. Banza rero wubaka igicaniro muri wowe. Hari aho byasenyukiye, hari aho byapfiriye, banza wowe ubwawe wisubiremo nk'uko Eliya yisubiyemo, agahanga amaso Uwiteka, akubika umutwe mu maguru, akirebaho, akisubiraho, ntiyumve ko igisubizo kigiye guturuka muri we, ahubwo agategereza igisubizo kigiye guturuka mu ijuru. Imana ishimwe, kuko iyo areba mu ijuru ako kanya yari kubivamo, yari gucika intege. Urumva byari bitinze kohereza umuntu inshuro 7 zose ngo genda urebe nimba hari igicu cyahindutse, bikanga. Ni ukuvuga ngo rero we yakomeje kubika uwo mutwe mu maguru, avuga ati ahari naba nakojeje, ahari naba nabikoze mu izina ryanjye, ahari nyuma yuko ibicaniro bya Bali n'abahanuzi ba Bali bimarije gushya, bimarije kurimbuka, ahari nagukoshereje. Wubwe akomeza yisubiramo. Imana ishimwe cyane. Natwe reka turebe aho bipfira. Ni gute dusenga abana bacu bakanywa ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru? Ni gute dusenga abajura bakaba batubuza amahoro amanywa nijoro kandi bari muri twe, baturuka muri twe? Ni gute dusenga itorero ry'Imana ntiryaguke? Ni gute dusenga ntitubashe gukora iki n'igitangaza nk'iki na kimwe, ngo niba tube twasengera n'umuntu urwaye ibicurane basingwakire? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo isengesho ryose ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete, ngo kandi rikiza n'umurwayi, ngo umwami akamuhagurutsa. Ni gute dusenga ntihagire impinduka ziboneka muri twebwe, inzangano zigakomeza, abapfumu n'abarozi bakagira imbaraga, bagakora ku misozi hirya no hino, bagafata akaba aribo bamamaza ibyabo, twebwe tutabasha kwamamaza iby'ubwami bw'Imana. Uyu munsi bimenyekane ko wasenze Imana ishobora byose. Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe, ko Imana ariyo Mana yawe usenga. Uyu munsi bimenyekane mu isi no mu ijuru, bimenyekane ko Imana usenga iri hejuru y'ibigirwamana, ko Imana usenga ari ikiza ikabigaragaza. Imana ishimwe.
Uwiteka abamera umugisha uyu munsi bimenyekane ko muri Isiraheli ari Imana, bimenyekane ko aho uri Imana usenga ariyo Mana nyamana, aho ukorera umurimo w'Imana bimenyekane, imirimo y'Imana ihakorerwe bimenyekane ko musenga Imana nyamana, mugatenga bimenyekane yuko dusenga Imana nyamana, itari ibigirwamana, itari za Shera, itari za Shitaroti, itari za Bayali. Bimenyekane uyu munsi, bimenyekane ko Imana ariyo u Rwanda rwizeye kandi rukesha kubaho. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi bimenyekana aho uri mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, bimenyekane yuko usenga Imana. Haleluya. Bimenyekane ko usenga Imana nyamana, umuremyi w'ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Hagomba kubaho impinduka rero. Imana ikaduha imvura y'umugisha, Imana ikaduha umuyaga w'umugisha, Imana ikaduha ubutaka bw'umugisha, Imana ikaduha amahoro, Imana igakiza uburwayi mu bantu, Imana igakura ibyaha aho turi, Imana igakiza ubuzima, igakiza n'ubugingo. Imana ishimwe. Rero nta wundi muvuno, ni ugusenga, usenganya umwete kandi wiyeza, witunganya, wongera kugarura igicaniro cy'Uwiteka muri wowe, wongera kugarura igicaniro cy'Uwiteka mu itorero ryawe, wongera kwimika Imana mu bantu. Imana ishimwe cyane. Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga cyane ngo imvura ntigwe, arongera arasenga imvura irongera iragwa. Imana ishimwe. Byose byavuye mu gusenga. Reka rero dusenge, Imana idufashe. Turagushimiye Mwami Imana yacu, ijambo ryawe ryumvikane mu matwi yacu. Twumvise yuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asengana umwete. Haleluya. Duhe gusengana umwete Mwami, duhe gusenga bihoraho mu izina rya Yesu. Duhe gusenga Kristo ku manywa na nijoro, duhe gusenga twizeye kandi duhe gusenga gufite umumaro, kuzakiza abarwayi bari muri twe mu izina rya Yesu. Ugakiza uburwayi bw'ubuzima, ugakiza n'uburwayi bw'ubugingo mu izina rya Yesu. Duhe gusenga Mwami kurimo kwezwa no kwaturira n'ibyaha byacu, twitandukanya n'ikibi. Duhe gusenga gufite Mwami itegeko ry'Umwami muri twe, gufite imbaraga zituruka mu ijuru mu izina rya Yesu. Duhe gusenga gukora ibitangaza. Kristo Yesu mwungeri mwiza, dufashe Yesu. Duhe gusenga Mwami kwirukana imbaraga z'umwijima, gutegekera ibigirwamana bikacikagurika, bikamishya, bigakongoka, n'ababikorera bagahindukira bagakorera Umwami Imana nyir'ububasha. Haleluya. Duhe gusenga Mwami bimenyekanisha Imana nyamana. Duhe gusenga Kristo Yesu bituma igihugu cyacu kibona umugisha. Duhe gusenga Kristo Yesu bidushoboze Yesu kubaka ubwami bw'Imana muri twe, itorero ryawe rikomeze gukomerera muri twe. Shimwa kandi uhimbazwe Mwami. Ngaho dufashe Mwami wacu, Mana yacu, ufashe buri wese uburyo yasengagamo, umwongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Uduhe imbaraga zo gusenga kandi dusenganye umwete kugira ngo Mwami bitugirire umumaro mwinshi. Urakoze rero, bana natwe kandi udufashe, buri wese umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Yesu abamera umugisha mwinshi. Ubwo niba video zacu muzikunze z'ijambo ry'Imana, mujye mudufasha gukora share, mudufashe kwamamaza ubwami bw'Imana. Mwandike comment hasi tubibone kandi mukore na subscribe. Imana yacu ibamera umugisha. Nyuma hariho contact, hariho nimero, hariho email, mujye mwandika tuzajya tubasubiza. Uramutse ufite ijambo ry'Imana ushaka gutambutsa ryafasha abantu, wadusanga tukakuha umwanya. Umwami Yesu abamera umugisha. Murakoze cyane, ndabakunda.